ubukwe ni bwiza bene data buranezeza, bunezeza abantu ndetse bukanezeza Imana, buhuza inshuti ndetse bugahuza imiryango. Ubukwe ni bwiza buhabwa umugisha n'Imana. Ubukwe ni bwiza bene data buranezeza, bunezeza abantu ndetse bukanezeza Imana, buhuza inshuti ndetse bugahuza imiryango. Ubukwe ni bwiza buhabwa umugisha n'Imana. Yesu yatashye ubwo i Kana y'i Galilaya, abari baraho babona umugisha w'Imana, baranezerwa buri wese aratangara, bagenda bavuga ibitangaza by'Umwami Yesu. Yesu yatashye ubwo i Kana y'i Galilaya, abari baraho babona umugisha w'Imana, baranezerwa buri wese aratangara, bagenda bavuga ibitangaza by'Umwami Yesu. ubukwe bwiza kuri mwe bw'abafite ubukwe, urugo ruhire muzabyare kandi muheke, muzabana amahoro mwumvikane muri byose, Uwiteka w'abahanzi azabe hagati muri mwe. Ubukwe bwiza kuri mwe bw'abafite ubukwe, urugo ruhire muzabyare kandi muheke, muzabana amahoro mwumvikane muri byose, Uwiteka w'abahanzi azabe hagati muri mwe. Yesu yatashye ubwo i Kana y'i Galilaya, abari baraho babona umugisha w'Imana, baranezerwa buri wese aratangara, bagenda bavuga ibitangaza by'Umwami Yesu. Yesu yatashye ubwo i Kana y'i Galilaya, abari baraho babona umugisha w'Imana, baranezerwa buri wese aratangara, bagenda bavuga ibitangaza by'Umwami Yesu. nshuti mugenzi uramenye uko biri kose, uzaharanire kuzakora ubukwe bwiza, utumire inshuti ndetse utumire n'imiryango, utumire Yesu nawe azazaguha umugisha. nshuti mugenzi uramenye uko biri kose, uzaharanire kuzakora ubukwe bwiza, utumire inshuti ndetse utumire n'imiryango, utumire Yesu nawe azazaguha umugisha. Yesu yatashye ubwo i Kana y'i Galilaya, abari baraho babona umugisha w'Imana, baranezerwa buri wese aratangara, bagenda bavuga ibitangaza by'Umwami Yesu. Yesu yatashye ubwo i Kana y'i Galilaya, abari baraho babona umugisha w'Imana, baranezerwa buri wese aratangara, bagenda bavuga ibitangaza by'Umwami Yesu.